uri gusoma igitabo gicuritse? Papa, nanjye ndashaka kumenya gusoma igitabo nkawe. Ntugire ikibazo teta, ngiye kukwigisha uko basoma igitabo. Yego papa. Urabanza ukitegereza amashusho ari ku gifuniko ukareba niba adacuritse. Ku gifuniko urabonaho iki? Akanyoni n'uturabo. Aha, nta kindi ubonaho teta. Izi rero ni inyandiko zisobanura ibiri mu gitabo. Hanyuma iyo urangije gusoma ibiri ku gifuniko, ufungura igitabo ugasoma urupapuro rumwe rumwe kugeza ukirangije cyose. Ngaho reka mbikore papa, nabimenye. Mbega ukuntu inyoni zivuga neza we. Teta, ntabwo inyoni rega zivuga, inyoni ziraririmba. Ziraririmba? Yego ziraririmba, abantu nibo bonyine bavuga, inyamaswa zo ntabwo zijya zivuga. Zose ziraririmba? Oya, ntabwo inyamaswa zose ziririmba. Mureke mbasobanurire amajwi y'inyamaswa imwe ku yindi. Inka irabira, mo mo. Isake irabika, kokoriku kukuriku. Inuma iraguguza, uru 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 uru. Naho imbwa yo iramoka. Ihene yo ikora iki? Ihene yo irahebeba. Hanyuma rero ubwo maze kubabwira amajwi y'inyamaswa zitandukanye, tugiye gukina agakino. Nzajya mvuga izina ry'inyamaswa, namwe mumbwire ijwi ryayo. Yego! Inka irabira. Isake irabika. Inuma iraguguza. Imbwa iramoka. Ihene irahebeba. Aha, muri abanyabwenge cyane rwose. Ndabashimiye cyane. Mwihe amashyi. Yeee!